kuvuga ibintu wenda dusipoze nimba buri ari nka filime umuntu akambwira ati actinga nk'umuntu wababaye nyine iyo mbyagitinze umwanya n'ubundi ndarira noneho ibaze indirimbye umugeni agatangira kurira za emotion noneho ninjye zitangira kuzamukamo ubu naririmba nanjye ndi kurira wowe ntabwo ujya urira yigeze kumbaho nawe urarira akazi meruka gukora ejo bundi sinzabivange mbe urugero rwiza ku buryo umuntu uzabona uriya akavanga arabivanga azandeba akavuga ati dore umuntu utabivanga yego nyine wowe gira ishyaka ryo kumva wowe wakora ibyiza aho kurebera kuri wandi ko yakoze ibibi ukahita wumva ko bose ari kimwe nawe you can ni kuriza mbese ubu uririmbira umugeni akarira tukabona yarize agahogora none si ikibazo nibaze njyewe rero nk'iyo ndi kuvuga ibintu wenda dusipoze nimba buri ari nka filime umuntu akambwira ati actinga nk'umuntu wababaye nyine iyo mbyagitinze umwanya n'ubundi ndarira noneho ibaze indirimbye umugeni agatangira kurira za emotion noneho ninjye zitangira kuzamukamo ubu naririmba nanjye ndi kurira wowe ntabwo ujya urira. Hey guys, mumeze mute? Ni Mr. Sanyu, welcome to my YouTube channel. Abantu duherukanye yambi ndarimba kumbeye cyane ariko noneho naje tugiye kujya bese banza ari amaseri ya buri kanya. Rero umwaka mushya ndatekereza ko uno mwaka ari ubwa mbere twongeye guhura. Umwaka mushya wa 2025 mbifurije umva ibyiza gusa. Uyu munsi rero nazanye n'umukobwa mwiza nimba none ni wa mukobwa mwiza kandi no ku mutima pe ni mwiza akunda abantu rero muraza kumwishimira kandi muraza kumukunda. Nkomeje yo gushimira abantu bakomeje gukora subscribe amashare uko Imana ikomeze ibaho umugisha mukomeze mushyigikire. Reka twakire Plate Girl. Welcome kwa Batesi. Thank you. Nitwa Irakoze Kayitare Benite. Ndashima Imana n'abantu bake. Mwakoze kuntumira. Urasa neza pe. Thank you so much. Urasa neza. Best. Ntanenge byandi mwivugisha ngo namwiza ngo wabuze intenge ngo naki Bikira Mariya ni mu murebe hari intenge muri kumubona guys ndasana Bikira Mariya. Oh my God. Thank you. Nawe urasa neza. Umuntu rero ashaka kubona Benita. Kaba Benita ni muntu ukizi tuvane kwa nyine babona ko uri mwiza uri umukobwa uri Benita mu magambo makeya kugira ngo umuntu utakuza yisanga kuri Benita. Benite ni umukobwa ukunda abantu, ukunda Imana, ukunda abantu, nyine nisanga mu rukundo cyane pe ariko byo akunda abantu pe akunda abantu nimba bwa akunda abantu namwe bariko muri bubibone. Ndi mukunda abantu nkunda n'Imana nkakunda n'umurimo ibyo bintu bitatu bingize ndumva ibindi byose bikuzanirizwa mu rukundo. Hajya Beni mu buzima busanzwe ari ukora iki? Ubuzima busanzwe Benita ndi YouTube creator, mfite YouTube channel yitwa Top TV Show. Top TV Show. Abatesi ni ukuri mumbabare munyarukireyo mukande hahandi ego opening Top TV Show ni YouTube yanjye inyuzaho ibiganiro nkagira n'iyindi YouTube yitwa My Voice Keza inyuraho inkuru zanditse. Nabonye inkuru urukundo rwa kera urukundo iki nimeze gute? Urukundo rwa kera urukundo rwa kera biba ari byiza ku bantu rero bafite ako tukiri aho iriya nkuru shanko kwitura ex wanjye byakunda ego. Yes you can. Ni nyine ni inkuru urukundo ruba rwararangiye ego. Inkuru urayumva hari ukuntu ihura na true story y'umuntu utari nje nkaba nayikoze ugasanga ari abandi bantu bisanze muri iyo nkuru. Nanjye hari utwo numvishemo numva nisanzemo kuyikoresha. So ex wanjye ndayizi kuri kumbona ndakagushyiriraho ukamushyiriraho. Nkora inkuru zanditse kuri My Voice Keza nzajya nyuzaho n'ibindi bintu
hariho ibiganiro ariko sa nk'ubiparitse yego bitangira kuri Top TV show niho hazajya hanyuraho ibiganiro noneho kuri My Voice Keza hakanyuraho izo nkuru n'utundi tuntu ariko tutari ibiganiro yego so mbifuriza no kubana nanjye bakanshyigikira undi murimo nkora ndirimba mu makwe sohora abageni niko kazi kanjye gusohora abageni nkabembera ibihozo nkabavugira ibisigo amagambo meza anezeza umutima ibisigo bitandukanira he ibihozo niza ndirimbo baririmbira basora umugeni baririmbira abana ni indirimbo nyine like nka kuri iyo busore nyine wenda ni iriya se bavuga ikumva ndetse nyibagirwa nyahu samahata jamahate hera gahinda namanyagwa iyo nayo ni igihozo izira zose zisohora abageni ibyo bari igihozo ibisigo ni amagambo asiga abavuga like ibisigo birimo ibintu bitandukanye ushobora kuba uvuga nko ku gihugu uvuga ku muntu ku mubyeyi umukwaku n'umutaka nibyo bisigo yego ndabikora mu makwe ni akazi kanjye ka buri munsi ku muntu ushaka kumpa akazi rwose ndashyiraho na nimero bashyireho nimero zanjye mu makazi ikindi mugende munankurikirane nukuri ashyiraho ibintu byiza ndabizi neza ko abatesi muzabikunda mugende mu mushyigikire ndaza gupiningaho YouTube channel yiwe n'utunimero twe nushyire umuntu wese ufite ubukwe angereho abikora neza pe abikora neza nanjye ubu ngubu ndamwibikiye kandi ndabura akantu gato gutya ahita amuha akazi ni ukuri ako kazi ko kukurimbira ndagashaka kandi nzakuriza nzatumurira njyewe guys ubu uririmbira mbese ubu uririmbira umugeni akarira tukabona yarize agahogora none si ikibazo nibaze njyewe rero nk'iyo ndi kuvuga ibintu wenda dusipoze nimba buri ari nka filime umuntu akambwira ati agitinga nk'umuntu wababaye nyine iyo mbyagitinze umwanya n'ubundi ndarira noneho ibaze indirimbye umugeni agatangira kurira za emotion noneho n'inge zitangira kuzamukamo ubu naririmba nanjye ndi kurira wowe ntabwo ujya urira yigeze kumbaho nawe urarira akazi mperuka gukora ejo bundi hari ku itariki 12 z'ukwezi kwa mbere naragiye njya mu bukwe ndaririmba noneho sora umugeni nyine azana amarira byoroshye ako tugeze hahandi bambika amakamba ababyeyi ndimo ndaririmba yandirimo mahuma wamyahena kwituriki yararize guys ararira ngeze aho nanjye bitangiye kunsatira ku buryo ijwi ryanjye ryageze aho rimera nk'irijemo agahinda kubera ubu noneho iyo ijwi ryawe rijemo agahinda noneho uri ku musazi yararize cyane ijwi ryanjye ritarizamo agahinda nanjye numva ngiye kurira kuko yararize bidasanzwe nibwo mbere mbonye umugeni uriruka yararize ku buryo n'umuntu wafashe video nararirimbaga ariko kumva arimo n'amarira menshi yandi y'umuntu wahogoye cyane ariko reka nkubwebe nanjye mba numva ubukwe bwanjye hari ahantu nanjye hashobora kundiza kuko uri kumva hari igihe aba atari mama we akahita turuna bya bintu kavuga mama uba ahari ari kubireba ngerera aho ngaho niho hazansaza noneho akumva nyine akavuga nyine basi ari kubireba nyine igihe basi twabivugiye ko bizaba ubu se ntahari uri kumva ubwonko bwe bugatuna ibintu byinshi noneho rero nyine ubu mukozeyo kabisa nzabariza rero abantu bo kuri Mistesi umva abatesi bose bazaba bahari ni ukuri nese Beni ndi kumva ndirimbira nk'akaririmbo imagine ko ngewe tesi n'abatesi nyine babashe kubona yuko bahita bavuga ati okay ntabwo nzi ukuntu ijwi ryanjye rimeze so kano kayaga nikaze kukumemukira ndahemba agace gato kuko guys ntabwo twaje muri repetition agace gato ko kubakumbuza tubakumbuze inyange muhora cyeye
abana twahanganaga muhura mukije ntera hejuru umuhogeza nturihe binyamibwa ngendo kizihiza buranga buri biganza bigamamariza wari umubyeyi tukagusanga nongere ngire ntikaramukura nyituze ukura nyituze ukura nyubiza ukaba n'ingenzi koko uhorehenze nkwihoreza umutesi kunakundwe nukurura bikwiye. Shaze nimba hari nk'ikintu reka nkubwire, Imana hari igihe ivuga ngo ibi bintu rwose reka mbe ndetse kubiha nka Tesi. Ukuntu nkunda kuririmba nk'iyo nza kubimenyaho gato, ntabwo twari kugukira. rero hari igihe ubu nka boyfriend wawe ntujya umuririmbira, Of course. mwa bantu mwe, njyewe nka boyfriend wanjye yari azi kuririmba wiwe, ugasanga aho turi ari kuririmba bla bla. Ex-boyfriend aha ex-boyfriend wanjye yajyaga adirimbira, noneho nanjye nkishyira ibyapa we nkaririmba, ariko nkavuga ati nk'iyo nza kumenya nyine byo kuririmba. wari kuhatwika. None se umuntu ashaka kwiga kuririmba akabimenya cyangwa ni impano pe, ukavuga ngo iyi ni impano, ubu nabyiga nkabimenya. Anyway, first hari talent kuba umuntu azi kuririmba, ariko hari no kwiga. Ukiga nyine amajwi iki ushaka, kuko umuntu wese uvuga burya yabasha no kuririmba. Uhuye n'umwarimu mwiza uzi kuririmba akabikwigisha uburyo utwara ijwi ryawe, uburyo ujya muri beat, aho uzamuka aho umanuka usohora umwuka, everything. Ariko wowe nitara, wowe nitara kuririmba. Anyway, njyewe okay, ntago nanone I don't know, just harimo talent, kuko wenda no kuririmba indirimbo za gakondo nta muntu wabinyigishije, nta n'umwe, nuko nazumvaga nkazikunda nyine mu nshaka kuziririmba. Ariko no mu buzima busanzwe ndirimba muri korali, nyine narimbaga muri korali zo mu nsengero, ari naho nagiye nungukira ubumenyi bumwe na bumwe. Ego, ndabikunda cyane, mbyiyumvamo nakuze mbikunda, nyine nkunda ubuzima bwo kuririmba vraiment. Guys, rero tudatinze, Beni mwamubonye, ni umukobwa mwiza, agira umutima mwiza, agira umutima mwiza, mbabwira ngo agira umutima mwiza, akunda abantu. Kandi buriya umuntu ukunda abantu iki gihe bisigaye ari nitombora. Beni, iki gihe kubona umuntu ukunda abantu nitombora, abantu nyine banza abantu, ujya uri kuvugana n'umuntu kumva ngo abantu b'iki gihe ntukamwe nge nahuzwa abantu, ukumva umuntu yaragiye. Rero iki gihe iyo umuntu abonye umuntu ukunda abantu biba ari ikintu gikomeye cyane. Rero tutarabiragiye tutagiye, ntabwo nshaka ko dukora umwanya munini, hari ikintu nshaka kubaza. Beni w'umukobwa wagize amahirwe akamenya Imana, ni igiki wabwira urubyiruko? Hari nk'urubyiruko usanga ruri mu bintu bibi, ariko rukakubwira ngo ndifuza gusenga, akajya gusenga, ariko ugasa n'ubundi ntago nyine ari ahandi, ntago azatinya kuvuga ngo ntago ngewe biriya bintu si ibintu byanjye, kuba umurokore si ibintu byanjye. Wababwira iki? Ni igiki wabwira wa muntu ushaka gukizwa w'urubyiruko ariko bikaba byaramunaniye? Ni irihe banga yakoresha? Ni ikihe cyiza cyo kuba waba uri urubyiruko ukamenya Imana kandi ukayubaha? Mwakoze. Ikintu cya mbere nababwira, gukunda Imana, kuba mu Mana habamo amahoro. Amahoro nta kintu na kimwe wayagura, nta muvandimwe wayaguha, nta mama, nta papa, nta mafaranga wagira menshi yaguhereza amahoro. Ariko kuba mu Mana bitanga amahoro cyane, bitanga amahoro, niyo nyungu ya mbere.
ikindi ku bantu urubyiruko bakora ibyo bibi ariko akumva arashaka gukizwa ariko akumva biramunanira, fasiti nabanza arebe ko atari ikigare kimukurura, kuko hari ukuntu uba ushaka kuva ahantu ariko hakaguma imigozi ikomeza igufashe ishaka kugukurura. Bisobanuye ngo hari ukuntu nyine uwo muntu ashaka gukizwa, urwo rubyiruko, ariko akajya mu gakiza akajya gusenga uyu munsi akirirwa mu rusengero, ariko ba bandi bakora birirwanaga muri bya bindi byo hanze, asohoka mu rusengero ahita amuhamagara, sibyo? Ahita amuhamagara, uri he tuvugane iki? Wa muntu udakijijwe bakajya muri bya bindi byabo nyine ubundi bagumanagamo, agashaka kubivamo ariko za mbaraga zo hanze zigakomeza zimukurura. So first, nimba ugiye mu nzu y'Imana, hindura, menya inshuti ukwiriye kugendana nazo n'izo ukwiriye kureka. Nimba bagenzi bawe ubahugura ko mwagendana mu mirimo y'Imana ukanabyanga kandi ukanabakora ibibi kandi ushaka kuvamo, leave them, bareke. Umuntu wamubura ukabaho, ariko wabura Imana ugapfa. Yego, mureke n'ahantu ugiye gusenga uzunguka izindi nshuti. Burya ubuzima ujya bavuga ngo igihe tugezemo nicyo kigena abo tubana nabo. Nizo nama nabagira kandi bagakunda gusenga. Hanyuma n'abumva rero ngo gusenga biraho, bacibwa intege n'ibyo bagenda babona, yamavuga ngo gusenga ni inyungu z'umuntu ku giti cye. Nubwo wabona umuntu abivanga ukavuga ati n'ubundi barabivanga nanjye sinzajyayo, uriya muntu ubivanga azarimbuka, ariko nawe uzarimbuka. Kubera iki wowe utagira ishyaka ryo kuvuga ngo okay, uriya muntu arabivanga, ariko reka ndeke kumucira urubanza, ntabwo ari njye mucamanza, njye gusenga ariko noneho njye sinzabivange, mbe urugero rwiza, ku buryo umuntu uzabona uriya akavanga arabivanga azandeba akavuga ati dore umuntu utabivanga. Nyine wowe gira ishyaka ryo kumva wowe wakora ibyiza, aho kurebera kuri wandi ko yakoze ibibi ukahita wumva ko bose ari kimwe. Nawe you can. Niyo nama nabagira gusenga. Niyo mpamvu usanga iki gihe umuntu ajya gusenga agasanga wenda abarokore, dore ko dusigaye twaraciye umugani, ugasanga ngo abarokore sibo turarana mu kabari, ngo ubwo se ngo nabanye, ugasanga ariko kavuga wowe genda nkawe. Usanga rero umuntu ajya gukizwa kubera ngewe nkakizwa kubera wowe wakijijwe, kandi ntabwo ibyo bintu bishoboka, kuko ninza kubera wowe wakijijwe ndaza nkureberaho, kandi ninjya kukureberaho Beni ntabwo ndi bubure ikintu ngewe ubwanjye ntakunda ndi bukuboneho. Hari ikintu pasiteri wacu yigeze kutwigisha avuga ngo nimba ushaka kumenya agakiza kawe koko kanyawe, wikwigereranya na pasiteri wawe, wikwigereranya na mugenzi wawe, igereranye na Yesu. Niho hahandi tubona uvuga ati ubundi ndakijijwe cyangwa se muje. Rero ugenda wigereranya na Yesu bigenda biguha kuba wakwiga kugenda wiyongeraho. Icyanyuma Beni mubona gutya, murabizi abatesi ko duhora turi gutya, tuzi nyine abamugaye, turi abana basanzwe, turi iki. Beni rero mubona hano nta makuru menshi abifiteho, aba yatunguwe, aba yagize gute. Ni iki wambonyeho ukimbona? Ni iki nyine wavuze ati cyarantangaje, cyangwa se icyagutangaje n'icyo wize? Ubundi tuhite dusezera abatesi. Ikintu nakubonyeho nkikubona ntabwo nabibonye ko ubana n'ubumuga, nabibonye nyuma. Gusa ikintu nakubonyemo, nkunze kubona abantu babana n'ubumuga, abenshi ntabwo ari bose, ariko bamwe muri bo babana n'agahinda no kutiyakira, gusaba, nyine ibintu byinshi bitandukanye. Ntabwo ndi kubakwena, Beni yari kubivuga barihenda kuri, ntabwo ndi kubakwena vraiment, just ndabivuga ko ariko biri. Ariko njye nyikubona first nakubonyemo courage, mubonamo like uri sociable, uri umuntu nyine uriyakira, uri umukobwa ufite imbaraga, ufite courage, ufite mu bintu byose nyine utamenya akabana n'icyo kibazo. Natangajwe no kumva ko ukina football, ntangazwa no kumva ko ukina basketball, ntangazwa no kumva ko ufite n'akandi kazi gatandukanye, nanjye vuga ngo tuzi kandi icyo si ikinyarwanda, n'akandi kazi gatandukanye ukora. Numva ndize, ndavuga mfite amaguru yose, mfite amaboko abiri, why not? Ntashaka guhangana ngo nkore mbeho, why not? Nashaka gutega amaboko umuntu runaka, kubera iki ntabishobora njyewe ubwanjye. Narize mbona ko buriya kwidindiza n'ibyo umuntu ku giti cye, umuntu yabishatse arahatana paka akagera ku nsinzi. Kandi vraiment
ni ukuri ndagushimira nawe ndagushimira nagusanze Deni wakoze cyane Imana iguha umugisha ni umugisha kuba wadusuye hano kuri kwa Batesi rero Imana iguha umugisha kandi ujye uhora udusura ahangaha wumve ngo ni mu rugo ni ukuri Abatesi bye